mwese murakaza neza kuri Sis Rwanda, murakaza neza muri video yacu y'uyu munsi. Nk'uko mwabibonye kuri title ya video, uyu munsi tugiye gutegura ifunguro risobanutse. Ushaka gutegurira umukunzi wawe, ushaka gutegurira umugabo wawe, ushaka gutegurira umugore wawe, ushaka gutegurira mbese wa muntu ukunze kandi wifuza gutekera neza akishima. Ni ifunguro riraba rigizwe na steak y'inkoko cyangwa se chicken steak mu Cyongereza, yigizwe n'imboga nziza za broccoli ndetse na sauce blanche cyangwa se icyo twita sauce bechamel cyangwa se white sauce, garlic white sauce. Ni ifunguro risobanutse ryiza ushaka gufata nimugoroba, ahandi ni romantique cyangwa mbese nyine kuri occasion nziza, kandi ubwo ubiteguriye akishima akanezerwa. Tudatinze rero mureke dukurikire twinjire muri video yacu y'uyu munsi. Turatangira dutegura inkoko yacu. Ushobora kuyigura ibaze neza nk'uko nguko cyangwa se ukabyikorera. Iyi nyama yari yavuye ku rubavu rw'inkoko, hanyuma nurangiza uyifumure neza n'ifoke kugira ngo ibirungo turi busigeho bibashe kuza kwinjiramo. Iyi ni tekinike nziza mwajya mukoresha. Hanyuma ibirungo turi bukoresha uyu munsi ni paprika, ushobora gukoresha iyo ubonye cyangwa se iyo bita smoked paprika. Ushyiremo ibiyiko 2 mu kabolo, nurangiza wongeremo akayiko ka black pepper, akayiko ka soya sauce y'umukara cyangwa umweru, wongeremo umunyu, tungurusumu, coriandre, hari izibaho ziseye, njye nari mfite utubuto ndadusekura, wongeremo jus y'indimu ndetse n'ikiyiko cy'ubuki, nurangiza ubivange neza. Aha rero ingano y'ibirungo ukoresha biterwa n'inyama ugiye gukoresha uko zingana. Yana ngiye gukora plate y'umuntu umwe. So nurangiza kubivanga ufate za nkoko zawe, nurangiza usigeho bya birungo wavanze neza ku buryo bibasha gucengeramo. Nurangiza upfundikire ubishyire ku ruhande bimare isaha kugira ngo marinade yawe ize kubasha gukora. Hanyuma ku ipanu yawe sigaho butter cyangwa se ugakoresha amavuta asanzwe niba udakunda butter, ku kariro gakeya. Nurangiza wotseho ya chicken steak yawe ku kariro gake keza. Ngiye mfite ipanu yo kotsa, ushobora gukoresha ipanu isanzwe, ushobora gukoresha isafuriya bitewe n'ibyo ufite mu rugo. Nta biba birenze, pfa kuba ibyo ugiye guteka biri bubashe gushya. Mu gihe rero turindiriye ko inkoko ishya uruhande rumwe, ubukata za mboga zawe usitunganye. Hano nakoresheje broccoli, karoti, inyanya ndetse na twa red chili, muri buze kubona icyo turi bukoreshe byose. Inkoko rero nayiretse ku kariro iminota 15, uruhande rumwe rwari rumaze gushya. Ndangije mpindura ku rundi ruhande. Nk'uko mubibona inkoko yari iri juicy, ubona ko rwose ifite ikirungo cyiza cyinjiyemo neza. Hanyuma rero reka duteke za mboga zacu. Fata amazi uyashyire ku kariro gakeya, nurangiza ushyiremo za broccoli zawe wakase hamwe na karoti. Ibanga rero ryo kugira ngo broccoli zawe zishye zigisa icyatsi no gushyiramo akunyu. Ushyiramo akunyu ukabireka bikabura nimura iminota 10 kubera ko nari buze kuza kubikaranga nyuma. Hanyuma rero murabona ko nyuma y'iminota 10 broccoli zanjye zasaga nk'izoroshye ariko zitafonyotse, kandi ubona ko zigifite rya bara ryazo z'icyatsi, aribyo nashakaga. Hanyuma rero nyuma y'iminota 30 cyangwa se 20 bitewe n'umuriro ufite ukuntu ingana, inkoko zawe ziba zihiye ukazagura. Hanyuma kuri ya panu n'ubundi wabitetseho ongeraho ka butter kandi gakeya cyangwa se utuvuta, yaba ari olive oil cyangwa se vegetable oil iyo waba ufite yose. Hanyuma ukarangeho za mboga zawe, broccoli, karoti, inyanya zose ngombwa kuzibiza. Nurangiza wongeremo ibirayi wari wabijije. Nabibijije mbikatamo kane nk'uko nguko. Ndangije byose mbibaburira hamwe kuri ya panu iminota 10.
ewan zari ziryoshye. Icyo nongeyemo ni magi kugira ngo bya birayi kuko nari nabitetse nta munyu urimo ndetse n'inyanya burya biba byiza iyo harimo akunyu, ndangije mbikuraho. Aha rero tugiye gutegura sauce blanche. Sauce blanche ubanza gushyiramo bata ku kariro gake, warangiza ugakarangamo tungurusumu, ubundi ukongeramo ibiyiko 2 by'ifarine bitewe n'isosi ugiye gukora ukuntu ingana, kuko ifarine irafata. Hanyuma ukavangavanga amasegonda 30 paka ifarine yivanze na ya bata na za tungurusumu, warangiza ukagenda wongeramo amata, warangiza ukavanga neza ukoresheje umutozo kugira ngo uvange ntasigare utuntu na tuke ifarine itavangitse neza. Hanyuma ukongeraho black pepper na red chili wakase ku bantu bakunda agasenda gakeya, ubundi ukongeramo umunyu ukabireka bikabira iminota 5. Isosi yawe imeze neza kandi iryoshye, ndayibatuye muzayigerageze. Hanyuma rero ikiba gisigaye ni ugutegura bya biryo byawe ku isahani. Ushaka ufite isahani nziza irenze iyi ngiyi, mbese ukabitaka uko ubishaka. Ushobora no kurangiza kubitegura nk'uku nguku, ukanyanyagizaho twa coriandre hejuru bitewe n'uko ubishaka. Uyu munsi nabiteguye gutya, nagira ngo mbereke ide y'ibyo ushaka gutegurira umuntu wawe mu gihe ufite akanya. Murabibona rero ibiryo byasaga neza, iyo nkoko murayibona, ariko iyo sauce murayibona, ni ibintu byari salama. Muzabigerageze namwe. Don't forget to like, comment, share and subscribe. See you in our next video. Bye.